Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwe mwese dukomeza kubana umunsi ku munsi. Murabizi turabakunda nkuko namwe mudukunda, dukomeza kubana umunsi ku munsi mu makuru agiye atandukanye y'imikino. Aha niho honyine ushobora gukura amakuru yizewe kandi ari updated. Ushobora kubona mu minota mikeya ukamenya uko isi ihagaze mu isi ya siporo, cyane cyane inkuru ziri trend cyane muri siporo. Iyi ni Bridge Sport rero ukomeza kubana nayo kandi tugushimira cyane uruwagaciro kuri twebwe, ukaba ukomeye cyane kuri twebwe. Tutagufite nta kintu twabasha kugeraho. Kuba uri kudukurikira ni by'agaciro cyane kandi turabigushimira cyane. Aka kanya rero niba uri umukunzi w'imikino cyangwa se ukunda siporo muri rusange, dufite ingingo ebyiri tugomba kuganiraho aka kanya muri siporo y'u Rwanda cyangwa se muri football y'u Rwanda. Tujye kuganira ku ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport harimo amakuru menshi agiye atandukanye avugwamo, dore ko ikipe nyuma yuko ikipe ziri kugenda zikina imikino ya gicuti, izindi zigagenda zitegura imikino yo kwishyura cyangwa se phase retour ya shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport niyo iri imbere y'izindi zose mu kwitegura neza, ikaba nyuma yo gusinyisha abakinnyi ndetse no gukoresha imyitozo ihambaye. Turaza kureba abakinnyi yasinyishije bari kwitwara gute mu Nzove aho ikorera imyitozo. Ese nanone turagaruka kuri case ya Ami Cedric, byagenze bite kugira ngo ye kugaragara muri ino kipe, ndetse na transfer ye iza muri ikipe ibiri gucumbagira, ndetse bakaba bafashe umwanzuro wo kuba bayihoreye bagafokasinga ku bandi bashobora kwitabaza muri kino gice cya kabiri cya shampiyona y'u Rwanda. Hanyuma iyo ngingo turayivaho tuganira ku yindi ngingo iremereye cyane ku bakunzi ba APR. Ikipe ya APR yaraye ikoze ibitangaza mu gihugu cya Tanzania mu kirwa cya Zanzibar, nyuma yo gutsinda ibitego 3-1 itsinda ikipe iremereye mu gihugu cya Tanzania ndetse n'ikipe ikomeye ku ruhando rw'umugabane wa Afurika, ikaba yakatishije itike ya 1/2. Nyuma yo gukora ibyo bitangaza, turareba ibitangaza ntabwo byikora, bigira ababikora. Turareba bamwe mu bakinnyi bitwaye neza cyane kuri uno mukino. Ese niki bakoze, ese niki barushije abandi? Uyu harimo Simon Banga Benjamin, harimo umukinnyi Shaibub waje gutsinda igitego cya 3, ndetse turaza kurebera hamwe umukinnyi witwa Suley Sanda. Ntabwo mwari mumuzi, ni umukinnyi uri gukora igeragezwa mu ikipe ya APR, ariko akaba amaze gukonfirma ko ashobora kuba ari umukinnyi mwiza kandi ukomeye cyane. Ikipe ya APR iri kumuvugaho iki? Ikipe iri kumutiritinga gute? Iri gutekereza iki kuri uno mugabo Suley Sanda? Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe hano kuri Bridge Sport. Icyo tugusaba ni ukubana natwe no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Niba uri umukunzi w'imikino, nta kabuza uzaryoherwa no kubana natwe, kuko turagukunda cyane kandi tukugezaho ibintu bivuzwe mu mikino cyangwa se byakozwe mu mikino bigezweho. Navuga ngo rero reka dutangirire mu ikipe ya Rayon Sport twihuta cyane. Mu ikipe ya Rayon Sport umenye n'ibiki biri kuvugwamo mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo, umunsi wo kuwa gatandatu habaye imyitozo karundura mu Nzove. Ikipe ya Rayon Sport muzi ko muri iyi minsi yaguze abataka, navuga ngo bageze kuri 3, basanga undi umwe wari uhari. Hari Tank Kadinda, uyu ni umwataka wavuye mu gihugu cya Kongo uri mwigeragezwa, ariko mbere yaho bari bamaze gusinyisha Aaron Paul Gomis, ndetse akaba yaraje ahasanga Agogo Arsene Kamara. Aba ni abataka bashyashya ikipe ya Rayon Sport yasinyishije. Ubwo bivuze ko bahasanze Charles Bare nawe uhari. Aba bataka rero uko ari 3 bose ni abasore, bigaragara ko ari abasore babereye n'ikintu bita kwataka, bahumurirwa izamu, barireba bahumirije, bakaba bashyira mu ncundura. Aba bagabo rero 3 bakaba bameze nk'aho bari guhatana bagaragaza ubushobozi bwabo. Dore ko muri aba bagabo bose n'abanyamahanga bagomba kwishakamo wenda nka 2 bagomba kujya batangira muri ino kipe, cyangwa se bakaba babona imyanya ihoraho. Abantu bose rero bakaba babatinye. Aba bagabo baciye impaka. Uwitwa Arsene Agogo Kamara, uyu nguyu yari yaragize hamstring, ariko aza kugaruka mu minsi ishize asanga bamaze gusinyisha undi mugabo witwa Aaron Paul Gomis. Ibi bintu rero mu mitwe y'abakinnyi byarahakoze cyane. Baravuga bati uko byagenda kose iyi kipe tugomba kwigaragaza, tugomba gushakisha uburyo tubonamo umwanya uhoraho nk'abantu b'abagabo kandi babataka baje guhiga ibitego muri ikipe ya Rayon Sport.
abantu rero bakomeje bakurikiranye imyitozo bashimye cyane uburyo bano bagabo bagaragaje urwego rwo hejuru kandi bishimira kompetisiyo iri hagati yabo. N'abagabo bamaze kubaka ubucuti bukomeye cyane mu busatirizi bwa Rayon Sport, nubwo bahatana ariko bagerageza gukinana ndetse no kugaragaza ubushobozi mu gutsinda ibitego, dore ko defense ziri guhura nabo mu myitozo rwose ngo ziri kuba zagowe cyane, kubera ko n'abagabo b'ingufu bibikango barebare kandi bafite ingufu, bafite na skills zo gushyira mu izamu cyane cyane witwa Aaron Paul Gomis yaje guca impaka rwose aza kwereka abafana ba Rayon Sport ko atazabatenguha. Hanyuma tuvuye mu myitozo gatoya, abantu bakomeje kwibaza kuri transfer ya Ami Cedric byagenze gute. Reka nkunyuremo muri make menye ukuntu Ami Cedric kugeza ubu bihagaze. Ami Cedric dore ko mu ntangiriro z'iyi transferi turi kurangiza igice cya mbere cya shampiyona y'u Rwanda cya Fazare, uyu Ami Cedric yaje gupostinga ifoto ye kiba yambaye imyenda y'ubururu, avuga ko mu minsi mike ashobora kugaruka mu ikipe ye yakuze akunda ndetse yanakiniye. Ami Cedric rero yaje kugirana ibiganiro n'abayobozi ba Rayon Sport, bivugwa ko ikipe yamuhaga amafaranga 1,500 cy'amadolari, ikaba ari wo mushahara we, ariko wenda bakaba bamushakira n'ibindi byangombwa byo kuba yaba akoresha mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko Ami Cedric we na management ye bakaba bavuga ko bashakaga 5,000 by'idolari. Urumva na amafaranga arenga 5,000,000 z'amanyarwanda ku kwezi, ndetse bakamushakira naho agomba kuba. Byaje gutuma ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bubigendamo gakeya, buvuga buti Ami Cedric ari guca amafaranga menshi kandi dufite amahirwe yo kuba twabona Aruna Musa Majaliwa, tukaba twamuzana, bakaba bafite amahirwe yo kuba babona uyu mukinnyi wo muri Kiyovu Sport ni Richard Kirongozi. Uyu mugabo rero niwe bavuze ko bashobora gushyiramo imbaraga nyinshi cyane aho gutanga 5,000 by'amadolari kuri Ami Cedric. Bituma rero aba bagabo bo muri Rayon Sport bafokasinga kuri abataka batatu bagomba gusanga undi wa kane uhari, bakagerageza kubaka ubusatirizi bukomeye cyane bukaba bwasimbura ino transfer ya Ami Cedric. Ami Cedric rero ibintu bye biracecetse, bivuze ko ari aho ngaho ari uko ngoko bimeze muri Rayon Sport. Twihuta cyane twanyarukira mu ikipe ya APR nyuma yo kwandika amateka, abafana baraye mu bicu, baraye bishimye, baraye bakoze amateka akomeye cyane. Nibwo bwa mbere mu mateka ya APR itsinze ikipe ya Yanga mu marushanwa mpuzamahanga, kuko aho bahuriraga hose Yanga yagaragazaga urwego ruri hejuru ya APR. Ariko ku munsi w'ejo APR yagaragaje urwego rukomeye, abantu batabikekaga, abantu batabishyiraga muri gahunda. Bumvaga ikipe ya Yanga iraza gutsinda APR mu buryo bworoshye cyane, ariko nkuko ikipe ya APR ari ikipe y'ingabo z'igihugu, bagaragaje kurwana ku buryo bukomeye cyane. Nubwo umusifuzi cyane yaje guherekeza ikipe ya Yanga akaba ari ruhande rwayo cyane, ariko ikipe ya APR yaza kwirwanaho, itsinda ibitego 3-1, ikatisha itike yo kujya muri kimwe cya kabiri aho izahura n'ikipe ya Mlandeg. Iyi kipe niyo mu gihugu cya Tanzania mu birwa bya Zanzibar, niho bazahurira mu ikipe ya muri kimwe cya kabiri, dore ko ikipe nayo yagezemo isezereye kuri penalty ikipe bahuraga muri kimwe cya kane. Hanyuma mu ikipe ya APR amakuru meza ashimishije ni umugabo witwa Salomon Banga Benjamin waje guhabwa igihembo cya Man of the Match nyuma yo kwitwara neza cyane, agastopinga abataka bose b'ikipe ya Yanga, akaba yabafashe akabashyira mu mufuka akababika rwose cyane. Uyu mugabo byatangiye kino gikombe cya Mapinduzi Cup atari gukina, byatumye n'abafana benshi babishwanira n'umutoza, bibaza impamvu uno mu defenseur adakina. Ikipe ya APR yaje gutsindwa n'ikipe ya Singida ku mukino wa mbere. Uyu mugabo atarimo byaje no gutuma abantu bibaza cyane iyi defense byagenze bite, uyu mugabo kuba atarimo. Bigaragara ko ikipe yoroshye cyane, ariko ku mukino wa kabiri baje gutsinda n'ikipe ya GQ ibitego 3-1 nabo. Uyu mugabo yaje kujyamo ndetse aza kwitwara neza cyane. Ku mukino bahuragamo n'ikipe ya Simba banganya ubusa ku busa, uyu mugabo yahawe igihembo cy'umugabo ukina na fair play ndetse ugaragaza imyitwarire myiza mu mukino. Nibwo abantu batangiye kugenda bamwibazaho. Ku mukino wa kabiri bahuye na GQ, uyu mugabo bamwitaga intare kubera uburyo yigaragaje.
ariko ku mukino wa Simba bahinduye imvugo, abafana b'ikipe ya APR n'abakunzi bayo bamwita imari. Uyu mugabo ni imari cyane kubera ko kubera iburyo akina mu bwugarizi cyangwa se muri defense y'ikipe ya APR. Ku munsi w'ejo rero yarabikonfirimye atwara igihembo cya man of the match cyangwa se umukinnyi w'umukino, nyuma y'uko ikipe ya Yanga bamaze kwikuramo muri kimwe cya kane. Benjamin Achimpaka agarura icyizere cy'abafana b'ikipe ya APR. Hanyuma ku mugabo witwa Shaibob, ejo yari yabanje ku gatebe, yari yabanje ku ntebe yasimbura, ariko aza kwinjira mu kibuga ndetse anitwara neza, atsinda igitego cya gatatu cyaje gukura mu mukino ikipe ya Yanga. Aza no gusembura cyane, akuramo n'umupira yerekana ko ari intare koko, ari azi icyo yaje gukora. Shaibob yakinnye mu ikipe yakinnye muri iki gihugu cya Tanzania, yiyongeraga kubereka ko afite ubushobozi bukomeye cyane ndetse ko abazi neza cyane. Hanyuma twihuta cyane twagaruka wenda ku musore w'ikipe ya APR uri mwigerageza. Uyu n'umunyakameruni yitwa Suley Sanda. Uyu akaba yarari mwigerageza ari kumwe n'abandi bane, ariko uyu mugabo rero niwe waje kugaragaza ubushobozi bukomeye cyane, ndetse biteganywa ko ikipe ya APR baragaruka i Kigali bahita bamuha amasezerano. Suley Sanda yaje gutsinda igitego cya mbere mu bitego bitatu batsinze ikipe ya Yanga Africans. Suley Sanda yagaragaje ubushobozi bukomeye cyane kuba yabasha guhangana n'ikipe nka Yanga akayibonamo igitego cyihuse cyane muri open play, si penalty cyangwa se ikindi. Uyu mugabo Suley Sanda akaba ari nawe yamaze kwinjira mu mitima y'abafana ba APR ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Bivugwa ko ikipe ya APR iraza guhita imuha amasezerano. Suley Sanda abo n'abakinnyi rero bagiye bitwara neza, bitavuze ko hari n'abandi bagiye bitwara neza nk'umugabo usanzwe ubatsindira ibitego Victor Mbawoma. Yaje gutsinda igitego cya kabiri cya APR, kiba icya gatatu cye muri rushanwa. Bivuze ko nawe ari guhatanira urukweto rwa zahabu muri rino rushanwa, dore ko andi makipe ikipe nka Yanga yabaga ihabwa amahirwe yo kuba yatwara kino gikombe imaze kuvamo. Aba bagabo rero bakomeje kwitwara neza. Umutoza Thierry Froger yavuze ko afite ikipe yishimye kandi imeze neza cyane, ikaba yashimishije abafana ku mugoroba w'ejo, hamwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri kiriya gihugu cya Tanzania mu birwa bya Zanzibar. Bakaba bishimiye uburyo ikipe yitwaye, ariko abishimye cyane n'abafana y'ikipe ya Simba kubona hari ikipe izi ikabakubitira Yanga mu maso. Ibi bintu babikunze cyane. Hano i Kigali abafana b'ikipe ya APR nabo babikunze cyane, bishimye cyane, baraye mu bicu, baraye baserebura. Yego nibyo bagombaga guserebura kuko byaragashya. Yari yo match ya mbere ya APR ihuye muri ikipe ya Yanga ikabasha kuyitsinda, kubera ko nta handi hantu byigeze biba ko ikipe ya APR yatsinda ikipe ya Yanga mu marushanwa agiye atandukanye yose. Uraza gukomeza kubana natwe, nuza gukomeza kubana natwe mu makuru agiye atandukanye y'imikino. Uraza gukomeza kubona cyangwa se kumenya byinshi bivugwa mu mikino. Reka mbashimire kandi mbifurize kugira ibihe byiza, murabaka cyane kandi tubifuriza ibyiza byose Nyagasani atanga. Mukomeze kugira ibihe byiza. Iyi ni Bridge Sport mukomeje gukurikira. Reka tubashimire kandi tubifurize kugira byose Nyagasani atanga.